Nongeye kubasuhuza abakunzi b'amasomo yanjye y'Igiswahili. Uyu munsi turakomeje n'isomo rishya. Isomo rya none tugiye kureba umugani wo mu Kiswahili witwa kware na nyoka. Inkware n'inzoka. Mu by'ukuri nababwiye ko ubushize nabasobanuriye mu mugani ubushize ko impamvu abanditsi bakunda gukoresha utu dusimba ari uburyo bwo kugira ngo nabo ubwabo batagira wenda nk'umuntu bandikaho nyawe, ariko bakaba bashobora gukoresha agasimba kagakora nk'ibikorwa by'abantu runaka, abantu muri rusange. Kuko mu by'ukuri kagasimba gahabwa ubushobozi nk'ubw'umuntu, kagahabwa imico nk'iy'umuntu, ku buryo ibyo gakora ari byo natwe tuba dukora mu buzima bwacu bwa buri munsi. Hanyuma tubona ko akamaro k'imigani ubundi ni ukwigisha abantu kugira ngo niba hari ikosa umuntu yakoraga cyangwa hari ikintu yakora kitari cyiza gihindure. Hari ikindi kintu nanone imigani idufasha kuturuhura mu mutwe. Idufasha kuruhura mu mutwe kuko hari nkaho ushobora kumva nk'umugani runaka noneho ukumva uragushimishije cyangwa se harimo nk'utugusekeje ukaruhuka. Hanyuma ikindi nanone ni kugira inama, kuwonya. Harimo kuburudisha, kuruhura mu mutwe, kuwonya, kuburira. Niba n'urugero ubonye nk'ikintu kibi cyabaye ku muntu runaka ukaba ati nanjye gishaka kumbaho. Kuyerimisha no kwigisha. Ni byinshi rero. Rero tugiye kureba n'uyu mugani icyo tuba tugamije n'aha ngaha ni uburyo bwo kwigisha abantu ndetse kugira ngo ibintu bikomeze kugenda neza muri sosiyete yacu. Umugani wa none rero ni tugiye kureba amagambo turi bifashishe turiwemo n'ijambo kware, inkware, nyoka, inzoka, jirani, umuturanyi, majirani, abaturanyi, mutungi, intango, pombe, inzoga, moto, umuriro, punde sipunde, ako kanya, musada, ubufasha, kupiga kelele, gusakuza. Hanyuma utarakora subscribe mwibutse kuyikora, kandi nkabibutsa ko muri kumwe na Emmanuel Uwiringiyimana. Kadutangire. Turatangira tugira tuti kware na nyoka, inkware n'inzoka. Hapo zamani bwana kware na bwana nyoka walikuwa majirani wawili wazuri sana, na mara kwa mara walikutana mbele ya mtungi wa pombe. Kera inkware n'inzoka byari inshuti, byari abaturanyi babiri beza cyane, ku buryo buri gihe wasangaga bari imbere y'intango basangira. Siku moja bwana nyoka akamueleza jirani yake. Umunsi umwe inzoka iza kubaza inkware, kuna kitu ambacho nimekiona. Hari ikintu namaze kubona katika mazungumzo yetu ya kila siku, mu biganiro byacu tugirana bya buri munsi, na nimeona ni heri kueleze. Nyuma nabonye ko ari ngombwa ko nagusobanurira. Naam, nieleze rafiki yangu. Yego, nsobanurira inshuti yanjye. Ariko akajibu bwana kware. Hanyuma ariko inkware subiza. Ninaona vigumu sana kujua undani wako. Ndabona bigoye cyane kumenya ikikurimo. Yani naona vigumu kufahamu kilichoko rohoni mwako. Shatse kuvuga ko bigoye kubona ikiri muri roho yawe. Kwa hivyo tafadhali fungua kinywa chako ili niangalie kilichomo. Kubera ibyo ndakwinginze fungura umunwa wawe kugira ngo nitegereze ikikurimo. Akasema bwana nyoka. Ibyo byavuzwe n'inzoka. Bwana kware hakuudhiwa na jambo hilo, na bila kukawia akafungua kinywa chake chote, kikawa wazi na kuonekana hadi mwisho wa koo lake. Inkware ntiyigeze itinda kuri ibyo, yahise idatazuyaje ifungura umunwa wayo wose, hanyuma
igeza ku mpera, yarasamye cyane bikomeye ku buryo umuntu yari kureba mu kanwa akageza inyuma mu muhogo. Lakini hakuonekana kitu chote cha ajabu, ariko ntihagire ikintu kiboneka gitangaje. Sasa ikawa zamu ya Kwale naye kumuomba Bwana Nyoka amufanyie uchunguzi huo. Ubu rero hari hagezweho Inkware kugira ngo nayo isabe inzoka, n'inzoka nayo ikorerwe ubwo bugenzuzi. Akamwambia rafikiye, Inkware ibwira inshuti yayo, hebu na wewe fungua kinywa chako ili nione kama kweli maneno yako yanatoka moyoni mwako. Nawe fungura umunwa wawe kugira ngo mbone ko ari ukuri ko amagambo yawe abavuye ku mutima. Nyoka naye akafungua kinywa chake, na baada ya kukichunguza Kwale akasema. Inzoka nayo ifungura ikinwa cyayo, irangije nyuma yo kugenzura kw'Inkware iravuga. Baada ya kukichunguza, nimekiona kijumba kidogo katika sehemu ya ndani ya koo yako. Nyuma yo kwitegereza nabonye akumba gato, kanuka kumba kari mu muhogo wawe. Punde sipunde akazuka moto humo musituni. Ako kanya hahise havuka umuriro mu ishyamba. Nyoka akamutahadharisha Kwale. Inzoka ihita isa nk'ibwira Inkware, yibwira nyine yereka ko hari ikintu kibi kibaye. Unaziona ndimi zile za moto? Urareba bira birimi by'umuriro zinaelekea upande wetu wa pole, ziri kuza zidusatira ku ruhande rwacu rw'ishyamba. Kama tukikata kukwepa moto ule, basi ni sharti usikilize mawaidha yangu. Niba ushaka kugira ngo uramuriro tuwucike, ni ngombwa ko wumva inama zanjye. Sema tu Bwana Nyoka. Kwale akajibu, ngaho vuga tu, vuga rwose nyakubahwa Nzoka. Ibyo byavugwaga n'Inkware. Naam, wewe ndiye mwenye njia ya haraka ya usafiri. Niweho ufite uburyo bwihuta bwo kugenda. Tafadhali luka pamoja nami ili tujinesuru na hatari hii. Ndakwinginze, gurukana nanjye kugira ngo turokoke iki cyago. Nyoka akamuomba Kwale. Hari inzoka yari irimo gusaba Inkware. Kwale akakubali na Nyoka akajiviringisha shingoni. Inkware iremera, inzoka yizengurutsa ku ijosi ry'Inkware. Mara tu baada ya kupiga mabawa zake aliruka juu. Hanyuma ya Inkware ihita ikubita mababa ijya mu kirere. Baadaye alitua katika uwazi. Hanyuma Inkware igera ahantu hari hisanzuye noneho, mahali ambapo moto usingefika, ahantu wa muriro utashoboraga kugera. Mara baada ya kutua salama, Kwale akamwambia Nyoka. Icyo gihe imbere nyuma yo kugera ahantu hari amahoro, Inkware ibwira inzoka iti, teremuka chini, sasa tumefika. Manuka hasi, rero turahageze, tugeza heza. Lakini Nyoka akajifanya hakusikia lolote. Ariko inzoka yigira nkaho ntacyo yigeze yumva na kimwe. Ndipo Kwale akamwambia. Aho niho Inkware yabwiye inzoka iti, sikukuambia kwamba wewe una undani usioeleweka? Sinabivuze yuko imbere hawe hasa nkaho hadasobanutse?
hahandi nyine muri bya bindi yavuga ngo hari inzoka yasamye ibonamo akantu katagaragara neza kakumba ntiyarebamo neza. Ubwo nibyo yibwiye. Alipoona kwamba nyoka hakutaka kumwachilia, yabonye yuko inzoka idashaka kuyirekura, Kwale alipiga kelele za kuomba msaada. Inkware itera induru isaba ubufasha. Ndipo watu wakaja waone ni jambo gani lililokuwa limetokea. Nuko abantu nibwo baje kugira ngo barebe ikintu cyabaye. Wakati huu nyoka alikuwa bado amejiviringisha shingoni mwa Kwale. Icyo gihe inzoka yari ikizengurukije kwijosi ry'inkware. Watu wakaona hakuna budi ila kumuua yule nyoka. Abantu wana yuko nta kundi usibye kwica inzoka. Hicho kikawa ndicho kifo cha bwana nyoka asiye tafadhili. Icyo nicyo aho ngaho niho habe icyo ni urwo nirwo rwabaye urupfu rw'iyo nzoka itaragiraga impuhwe. Huu ndio mwisho wa habari ya leo. Ngiryo iherezo ry'inkuru yacu ya none. Bakunze amasomo yanjye rero ndabashimiye kuba mwakurikiye inkuru yose cyase umugani wose kuba mwawukurikiye n'iby'agaciro. Mukomeze kudushyigikira mukurikira amasomo yacu, nanjye ndabakunda cyane, nzayankomeza mbazanira ibyiza umunsi ku munsi. Muri iyi minsi bahishiye byinshi, hari n'inkuru tugiye kujya tubakorera nziza ziryoshye, hari udutabo turimo gutegura tugiye kujya tubagezaho, hariho na mugenzi wanjye ugiye kujya afasha muri gahunda nk'iyo. Ndabakunda rero, kambasezere, tutaendelea siku nyingine. Mungu walinde. Kwa heri, ninawapenda sana.